Bibiliya yacapwa bwa mbere n'Umudage Gutenberg ari mu mwaka w'1455 yahise ica agahigo ko kuba igitabo cya mbere gicapwe ku isi. Kugeza n'ubu iracyari iya mbere mu gusomwa no kugurishwa ku bwinshi. Benshi mu bayisoma bayemera nk'ijambo ryahumetswe n'Imana, ariko kandi biranazwi ko yanditswe n'abantu. Abo bantu bari bantu ki? Bari bagamije iki? Byari bigoye gusubiza ibi bibazo kugeza ubwo havumbuwe imizingo yanditseho amagambo afatwa nk'umwimerere wa Bibiliya mu Isezerano rya Kera. Iyi si yuzuyemo imyemerere itandukanye. N'icyo ubumenyi buvuga kuri iyi myemerere? Iki ni ikiganiro imyemerere n'ubumenyi. Turagenzura ukuri kuri mu myemerere itandukanye dukoresheje ikoranabuhanga rya none. Nguhaye ikaze aho dukurikiranye aka kanya. Iki ni ikiganiro imyemerere n'ubumenyi mukurikirana kuri Kiberinka TV. Muri iki kiganiro turagaruka ku ivumburwa ry'inyandiko z'umwimerere zavuye mu Bibiliya mu gice cy'Isezerano rya Kera. Muri kumwe nanjye Tonto Charles. Hashize imyaka ibarirwa mu bihumbi abantu bibaza ibibazo bikomeye. Ninde wanditse Bibiliya? Yanditswe ryari? Yandikiwe hehe? Kandi ku mpamvu ki? Nta muntu n'umwe washoboraga gusubiza neza ibi bibazo kugeza ubwo habonetse igitangaza cy'amateka cyahinduye byose. Ndavuga ivumburwa ry'inyandiko zo ku nyanja y'umunyu zizwi cyane nka Manuscrit de la Mer Morte. Izi nyandiko zavumbuwe hagati y'umwaka w'1946 n'umwaka w'1956. Nizo zifatwa nk'izavuyemo ibitabo byose bya Bibiliya mu Isezerano rya Kera nk'uko tubizi kugeza uyu munsi. Zavumbuwe mu buvumo bwa Qumran hafi y'inyanja y'umunyu, aho ni muri West Bank, imwe mu ntara ebyiri zigize Palestine. Izo nyandiko nizo za kera cyane zizwi kugeza ubu, zirimo amagambo yo muri Bibiliya mu gice cy'Isezerano rya Kera, kandi zimwe muri zo zishobora kuba zaranditswe mu myaka irenga 2300 ishize. Abenshi mu bashakashatsi bemera ko abantu bitwaga Abayeseni baba barabaye ku musozi wa Qumran hafi y'inyanja y'umunyu. Bemeza ko aribo bashyize mu nyandiko izo mpapuro z'uruhu zatoraguye mu buvumo. Ariko se koko nibo banditse izo nyandiko zose? Muri iki kiganiro tukaba dukoresha ikoranabuhanga kugira ngo turebe koko niba ziriya nyandiko arizo zavuyemo Bibiliya mu gice cy'Isezerano rya Kera. Turareba kandi niba koko aba ba Ayeseni aribo bazanditse. Ibyabonetse mu bucukuzi aho i Qumran byatanze ishusho itangaje. Bwa mbere hagaragaye ibintu bisa n'ibimenyetso ku macupa y'inzoga bakoraga mu ibumba, aho bandikaga amazina cyangwa ibisobanuro by'ayo macupa. Ariko icyatangaje cyane ni ikibindi cyanditsweho mu buryo bugaragara ko bwanditswe n'umuntu w'umuhanga, bigaragaza ko aho i Qumran hari abantu bari bafite ubumenyi bwo kwandika no guhindura inyandiko. Ibyo bivuze ko hari abasizi n'abanditsi babigize umwuga bari batuye aho ngaho, bashoboraga kuba barakopoye zimwe mu nyandiko zasanzwe mu buvumo bwaho i Qumran. Nubwo bimeze bityo, ntabwo inyandiko zose zavuyemo Bibiliya zatoraguwe muri Qumran. Bamwe batekereza ko zimwe zashyizwe mu buvumo bw'ububiko bw'inyandiko cyangwa se bakazihahisha kubera ko zifite agaciro gakomeye. Ibi bivuze ko ubu buvumo bwari bumeze nk'inzu y'isomero, bibliothèque, ndetse n'ububiko bw'ibintu by'agaciro. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko inyandiko zose zatoraguwe zidakomoka mu gihe kimwe. Zimwe zanditswe mu kinyejana cya gatatu mbere ya Kristo, izindi mu kinyejana cya mbere. Ibi byerekana ko zakoporowe mu gihe cy'imyaka irenga 300. Hari abashakashatsi batekereza ko zimwe muri izo nyandiko zashyinguwe muri ubuvumo bwa Qumran mu gihe cy'intambara hagati y'Abayahudi n'Abaroma ahagana mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe
abaroma bari bamaze gusenya Yerusalemu, bamaze gusenya urusengero rw'abayahudi, hasigara gusa urukuta ruri mu burengerazuba bwa Yerusalemu ruzwi nk'urukuta rwo kuririraho. Mu gihe iyo ntambara yacaga ibintu, abayahudi benshi bahungaga Yerusalemu bitwaje ibintu byabo by'agaciro, harimo n'izo nyandiko zikomeye zabonetse i Qumran. Baza rero kuzihisha mu buvumo bwegereye inyanja y'umunyu, bizeye kuzahagaruka nyuma y'intambara bakazihasanga, ariko ntibigeze bagaruka. Birashoboka cyane ko izo nyandiko zimwe za Qumran zahishwe n'abasizi n'abanditsi bari bahunze Yerusalemu. Kubera ko izo nyandiko arizo za kera zanditswemo menshi mu magambo ari muri Bibiliya mu isezerano rya kera, iki ni ikimenyetso gifatika cy'uko Bibiliya yanditswe igahindurwa, igakopororwa mu bihe binyuranye, bikozwe n'abantu benshi batandukanye. Mu gihe kirekire abashakashatsi bakomeje kwibaza aho izo nyandiko zavuye n'abazanditse. Usibye ibyo, abashakashatsi batangiye no kwibaza ku mpapuro izo nyandiko ubwazo zanditsweho, impapuro zikozwe mu mpu z'amatungo. Binyuze mu bushakashatsi bw'ubutabire n'uturemangingo tw'ibanze tugena imiterere aribyo bita ADN, abashakashatsi batangiye kumenya byinshi batari basobanukiwe mbere. Basanze uburyo bwateguwemo impu zanditswe izo nyandiko butandukanye. Basanze hari uburyo butatu cyangwa se burenga bwakoreshwaga mu gutegura uruhu rwo kwandikaho. Ibi byerekana ko izo nyandiko zidaturuka ahantu hamwe. Nyuma y'ibi, basuzumye ubutaka n'umukungugu byari bifashe ku mpapuro ubwazo, basanga izikomoka hafi y'inyanja y'umunyu zari zifite umunyu mwinshi, ariko hari n'izindi zidafite umunyu namba. Bityo bigaragaza ko hari inyandiko zazanywe ziturutse ahandi. Ubushakashatsi bwa ADN nabwo bwatanze amakuru mashya. Abashakashatsi bagerageje gupima ADN ku mpapuro zigera kuri 30, ziza kugaragaza ko hari inyandiko zimwe zanditswe ku mpu z'intama, izindi ku mpu z'ihene. Icyatangaje muri ibi ni uko ku busanzwe mu gace ka Qumran hadashobora kororerwa intama, kuko ari agace k'amayaga n'umukungugu w'inyanja y'umunyu, ku buryo intama zidashobora kuhororokera. Intama ziboneka mu misozi ya Yerusalemu hejuru. Ibi bikaba byerekana ko izo mpapuro zakozwe mu mpu z'intama zitakorewe muri Qumran, ahubwo zaturutse mu misozi yegereye Yerusalemu, hanyuma zizanwa kwahishwa. Ibi ku buryo budasubirwaho byemeje ko inyandiko za Qumran zidaturuka ahantu hamwe kandi zanditswe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye. Ikindi kintu gikomeye abashakashatsi bakoze, ADN yifashishijwe no kwemeza niba ibice bimwe ari iby'inyandiko imwe cyangwa se inyandiko zitandukanye. Urugero, abashakashatsi bagerageje gusuzuma ibice bitatu by'inyandiko, basanga bibiri muri byo byaranditswe ku ruhu rw'itungo rimwe, naho icya gatatu cyaranditswe ku ruhu ruturuka ku rindi tungo. Ibi byemeje ko hari inyandiko imwe yagabanyijwemo ibice kandi byanditswe n'umwanditsi umwe, naho ibindi bice by'iyo nyandiko bikaba byaranditswe n'abandi. Bityo biragaragara ko inyandiko za Qumran zanditswe mu gihe cy'imyaka irenga 300, zanditswe n'abanditsi benshi bo mu bihe bitandukanye. Mu myaka ya vuba, abashakashatsi bo mu kigo cya Israel gishinzwe ibisigaratongo, Israeli Antiquities Authority, bakoze ubushakashatsi bukomeye bifashishije ikoranabuhanga ryakozwe na NASA, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubushakashatsi mu isanzure. Ikoranabuhanga ryitwa imagerie multispectrale, uburyo gufata amashusho ukoresheje urumuri rw'amabara atandukanye kugeza ku mbaraga za infrarouge. Iyi mashine ikaba ifata amashusho menshi, buri shusho rifite urumuri rw'uruhande runaka. Iyo urumuri runaka rukubise ku mpapuro, ibice byanditseho bigaragara neza kurusha uko amaso yabirebaga mbere. Bakoresheje ikoranabuhanga, bongereye urumuri rwinshi kuri ya mizingo y'impu, irushaho kuba umweru, mu gihe inyuguti zo zarushijeho kwirabura. Rero byatumye inyandiko zanditse kuri ya mizingo zishobora gusomeka, ndetse n'inyandiko zishaje cyane n'izasibamye zishobora kongera gusomeka. Uburyo nk'ubu bwafashije abashakashatsi kubona inyuguti, amagambo n'utumenyetso duto cyane batashoboraga kubonesha amaso. Bifashishije ikoranabuhanga, bavumbuye ko hari inyandiko nyinshi kuri ya mizingo zari zanditswe zifite amakosa. Abanditsi bandi bagenda bayakosora ndetse bongeramo n'amagambo mashya. Ibi rero byagaragaje ko mu gihe iyi mizingo yandikwaga, abayanditse bari abahanga batakupororaga gusa, ahubwo bari abahanga basesenguraga, bagahindura, bakanuzuza inyandiko babaga barimo gukoraho. Iyo babonaga ijambo ridasobanutse cyangwa se ikosa ry'inyuguti,
bararikosoraga cyangwa se bakongeramo ijambo rituma ubutumwa buza kumvikana kurushaho. Bityo umwanditsi w'icyo gihe yari umuhanga mu ijambo ry'Imana, ukora umurimo twagereranya n'uw'umwanditsi n'umusesenguzi muri iki gihe. Nyuma yo gusesengura inyandiko zose ziri ku mizingo yavumbuwe i Qumran, abashakashatsi batangiye kubona ikintu gishya. Nta nyandiko n'imwe ya Bibiliya y'umwimerere yigeze ibaho mu ntangiriro, ahubwo habayeho inyandiko nyinshi z'amoko atandukanye zakusanyirijwe hamwe. Urugero rufatika ni urwo mu gitabo cy'Itangiriro avuga umwuzure wo ku bwa Nowa. Muri ya mizingo basanze harimo inkuru ebyiri zijya kumera kimwe ariko zitandukanye mu buryo bwo kuvuga no mu mibare. Hamwe havugaga ko umwuzure wamaze iminsi 40, ahandi ugasanga bavuga ko ari iminsi 150. Urebye neza ni nkaho ari inkuru ebyiri zitandukanye zaje guhuzwa mu gihe kimwe. Ni nuko kandi byagenze mu bice byinshi by'ibitabo bya Bibiliya mu Isezerano rya Kera, nkaho umuntu ashobora kubona ibice byanditswe mu gihe kimwe hanyuma abandi banditsi baza kongera kubihindura cyangwa se kubisobanura ukundi. Urugero rukomeye n'urwo mu gitabo cya Yeremiya. Muri Qumran habonetse inyandiko nyinshi z'iki gitabo ariko zifite itandukanyirizo rinini. Zimwe zirimo ibice byinshi, izindi zibura uduce, ndetse ari naho igice cyose cyanditswe mu mpapuro z'inyongera. Ibi byerekana ko icyo gihe gutunganya igitabo cya Bibiliya cyari igikorwa kirimo amahitamo. Abanditsi baragororaga, bakongera cyangwa se bakagabanya bikurikije uko basesenguraga. Bityo rero imizingo yavumbuwe i Qumran ikaba igaragaza neza uko Bibiliya yabayeho mu buryo butandukanye n'ubwo abantu bibwiraga, ikandikwa, igasuzumwa, ikongera kwandikwa. Mu gihe cya vuba gishize, abashakashatsi bifuje kumenya neza umubare w'abanditsi banditse imizingo yavumbuwe i Qumran. Nibwo haje uburyo bushya bwifashisha ubwenge bukorano, artificial intelligence, cyane cyane mu byo bise deep learning. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Lausanne mu Busuwisi bakoze icyo bise algorithme de Dieu, ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano rigereranya inyuguti, uburyo zanditsemo n'imiterere yazo, kugira ngo bamenye niba inyandiko ebyiri cyangwa se nyinshi zaranditswe n'umuntu umwe cyangwa abantu batandukanye. Iri koranabuhanga rikaba rishobora gusuzuma inyandiko mu minota mike, rigatanga igipimo cy'100% cyerekana niba ari ibiganza bibiri bitandukanye cyangwa se umwanditsi umwe. Urugero, basuzumye inyandiko izwi nka règle de la communauté. Aya ni amategeko y'itsinda ry'abaseni aribo banditse iriya mizingo yavumbuwe i Qumran. Basanze rero ko ibice bimwe bikosowe byanditswe n'uwanditse igitabo ubwacyo, ariko ibindi bikosowe bikaba byanditswe n'undi muntu. Ibi byerekana ko hari abanditsi benshi bakoraga ku nyandiko imwe mu bihe bitandukanye, bamwe bakandika, abandi bagakosora, abandi bakongeraho ibisobanuro bishya. Ubu buryo bushya butanga icyizere ko umunsi umwe bizashoboka kubara umubare nyawo w'abanditsi bakoze kuri za nyandiko za Qumran, arizo zavuyemo Bibiliya mu gice cy'Isezerano rya Kera, nuko bakoze mu bihe bitandukanye mu myaka irenga 1000 y'amateka ya Bibiliya. Dusoza, twavuga ko inyandiko za Qumran ziduhishurira ibintu by'ingenzi. Bibiliya ntabwo yanditswe n'umuntu umwe cyangwa se mu gihe kimwe, ahubwo ni igitabo cyahujwe n'urukurikirane rw'abanditsi n'abasizi b'umwuka n'ubwenge bakoze ku nyandiko mu bihe bitandukanye, buri wese agashyiraho uruhare rwe. Abanditsi b'icyo gihe ntibakopororaga gusa, bari abantu basobanukiwe cyane n'amagambo, bafite inshingano yo gusigasira no gukosora ijambo ry'Imana kugira ngo rigume kuba iry'ukuri. Ibyo basize bakoze nibyo byagize igitabo twita uyu munsi igitabo cy'ibitabo, Bibiliya, igitabo cyambukiranyije ibinyejana, kikaba aricyo gisomwa cyane, gicuruzwa cyane, kandi kizwi ku isi yose kurusha ibindi. Kandi nubwo tutazi amazina yabo, ibiganza byabo, imitima yabo n'inyandiko zabo byagize uruhare mu kubaka amateka y'iyobokamana y'abantu bose ibihe byose. Turabashimiye, naho ubutaha. Mwari kumwe na Tonto Charles. Niba utarakora subscribe, ikore nonaha kugira ngo udacikwa n'ibiganiro bikurikira. Ntiwibagirwe no gukora like, gukora share, kugira ngo usangize abandi iki kiganiro. Niba hari icyo udasobanukiwe mu byo twavuze cyangwa se ukaba ushaka kudusaba icyo twazaganiraho, ubitwandikira muri comment.
iyi si yuzuyemo imyemerere itandukanye. Ni iki ubumenyi buvuga kuri iyi myemerere? Iki ni ikiganiro imyemerere n'ubumenyi. turagenzura ukuri kuri mu myemerere itandukanye dukoresheje ikoranabuhanga rya none.